ariko isaha yancitse abakozi ko mbona niko wakaze ahangaha ntabwo mwakoze bose twageze hano ku kazi Anjenyera aratubwira ati kapita ntabwo uyu munsi ari buboneke ubwo tubwiye ngo Anjenyera twereke icyo gukora atubwira ko atari buboneke yagiye hehe Anjenyera aryamye yarahigene ariko burabaga muzima kanze murebe mbere yasaba ukuntu umugabo mukuramo amafaranga kandi ukamukuramo ndanayabona kandi ndi bunyabone njye ntabibona anirembeshe iyo ntumbi ya mugigayo gahwera ijyanye niko bimeze bite bimeze bite bose mwihangane haguruka we hari uri kumwonjesha ubu ni sanga isa ndeba ni kureba mfite ikibazo ahangaha ujyanye warahaguze bose nyirenze we uri nyirenze ndabizi none inzu ni yawe urabona amasaha ageze oya nibyo ndayazi wanga gukoresha abakozi wowe oya banza umenye ikibazo mfite ufite ikibazo ki ndarwanye ndwara njyana kwa muganga banyandikiye kunywa isosi ivuye mu duhanga tw'ihene kandi si rwa burundu kiravuga rwose mbaguruka ngurize 50 nguru duhanga dushyire icumi ngira uduhanga byibuze duhagire ndugire stock mu cyumba cyawe agahurwa n'iminsi byibuze ndeko nateka isosi wabonye icyakaze ngo amafaranga kakabona hose iyi ntumbira ugacira amenyo barabinkorera urabona ipantaro ufata ntabwo ushobora gukora gusa mbabarira mbona isosi ihagije ubona isosi ndaroga njya kuroza barampa 50 rwose wenda nzakora mwishyura reka mubwire abakozi banje bahagaritse unapfiriye ahangaha umurambo gwawe sinawukoraho wowe niwe wapfuye nuko utaranuka none utari umurwayi abantu bapfuye bahagaze ubwo nuko bagishushe niko reka mubwire wamemukiye uzi gahunda aho zigeze rero murumve n'umuriro mfite murumve umuriro abese utwo duhanga tw'ihene nyine duhanga 50 njyewe ugenda ubwire madamu mu rugo nyene